bategereje kumva igitekerezo wabikuye ku cyanditse filime y'ingaruka y'icyaha. So wenda tutatinze cyane ngira projet nyinshi. So rero ingaruka z'icyaha impamvu nahisemo kwikina uyu munsi nabonye nyine ko nico gihe turimo. Umvise nibwo buzima abantu tubaye benshi babayemo, nashatse nyine kugira nereke rubanda nyamwinshi ubuzima tubayemo, sibyo? Kuba filime narayise ingaruka z'icyaha nuko nyine impamvu ibyo nakinnye ni iby'abantu dukora umunsi ku munsi. Umvise ibyo rero abantu dukora ubugira ngo ubyereke n'abandi wenda bagira ikintu babikuramo. So filimi umwana yayireba, umuntu uri mukuru, umusaza, buri muntu wese ayisangamo. Tukiri aho ngaho iyi filime ndagusuje kandi nguhaye ikaze ukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi na filime hano kuri Tiger Empire. Wowe uje mbere ndetse nawe usanga udukurikira, niba utarakora subscribe yikore tujye tubana umunsi ku wundi. Ahangaha turi kuri site aho turi gukora filime yitwa ingaruka z'icyaha. Turi kumwe n'aba actrice benshi bakinnye muri izo filime, muri iyi filime bagiye kutwibwira batubwire ese baduhisha iki muri iyi filime, n'abafite amatsiko bakomeza bategereze iyi filime. Murakoze, nitwa Mukeshimana Aline, nanjye ndi umukinnyi w'iyi filime. Filime nyine ku bwanjye nyine ni ubwa mbere nyikinnye, ariko ni byiza kandi mujye muhora mudushyigikiye, mujye muhora mufite amatsiko kuko tweshuye byinshi. Aline, abantu bategereje iyi filime yitwa ingaruka z'icyaha bahisha iki, cyangwa se wenda nicyo wabwira kuri iyi filime, icyo bakitega cyane muri iyi filime? Icyo bakitega kuri iyi filime cyane ntabwo ni uko bayihanga amaso gusa, ibindi bakabyibonera. Ese ko nk'amasomo cyane byawe n'igihe byaje bya za prank tuvuga tubona bidafite aho bivana naho bibageza? Oya, ntabwo ari ibya prank, bifite icyo imaze ku bantu bose, bifite isomo muri make. Njye nawe ni ubwa mbere nkubonye, ngusanze hano kuri tele. Ese iyi niyo filime ya mbere waba ukinnye cyangwa usanzwe ukenera filime? Oya, niyo ya mbere nyine. Niyo filime ya mbere ukinnye? Ni iki cyakugoye kuri set? Ni ukujya imbere ya kamera, ari ubwa mbere. Nibyo gusa? Okay, thank you. Turagusuje nawe. Murakoze cyane. Turagusuje nawe, uhaye ikaze kuri Tiger Empire. Murakoze cyane. Nawe tugusanze kuri site, ubwo wakibwira abadukurikiye? Murakoze, mbanje gusuhuza abakunzi banjye. Nitwa Kevin, ubusanzwe nitwa Nisingizwe Divine. Mbanje gushimira abatureba, abakora ka subscribe. So ndabashimiye kandi bazakomeze gukurikirana filimi zacu, ibiri imbere nibyo byiza kurusha ibyabanje. Nawe tugusanze kuri site, ni ubwa mbere. Ubwo watubwira ni ubwa mbere ukinnye filime cyangwa usanzwe ufite experience mu gukina filime? Okay, ntabwo ari ubwa mbere, sikari nk'inshuro ya kabiri, ariko ndakeka wenda bigenda neza, ibindi bizakomeza kugenda neza. Ku bantu bategereje iyi filime ingaruka y'icyaha, ni iki ubahishiye iki cyangwa se bagire amatsiko iki? Amatsiko arimo rero bazabibona babyikurikiraniye. Icyo mbashishikariza ni ukugomeza kureba n'ibice bisigaye byose bakazabireba, maze bakareba ko bakuramo inyigisho. Okay, urakoze kuko ikiganiro duhaye. Turasuje nawe? Turabikirije. Umeze neza? Tumeze neza cyane. We ndabona ndi bukubaza ibintu byinshi. Gusanze kuri site, muri gukina filime ingaruka y'icyaha. Yego. Nibwo nahagera, byagenze bite? Byagenzeho cyane, ni filime iryoshye cyane. Ariko mbere yaho amazina twakora aho dukurikirana ni Nzakiza Ferdinand, nkina ku izina rya Mishu. Ukina rero? Role nkina natanguye nk'leta, ndi umunyeshuri, ibindi bazakurikira babibona nibashaka ndakazogera kuri Raki. Ese mu by'ukuri turi kumva uri Umurundi? Yego. Byagenze gute, ni iyihe connection yaguhuje na director wa filime ku buryo yumva ko ari interest yo gushyira muri iyo filime? Okay.
connection yatumye mpora na director umwaka uheze ndakeka yahuzanye icano ntabwo ari ndayikinyako kuko mbere je nshiga nizi no mu Rwanda yarahamagaye tuza guhana n'umushuti wanje twarabagenzi ndina aduciyumvira natwuma two performing mwihuzanya mwifilm. Iyi ni film ya mbere waba ukenye? Oya ni ya kabiri. Izindi kinyemo indi ari indi na kinyemo ikwa Bad Brothers niyo na kinyemo. Niyo kinyemo. Yego. Iyi filme urambwiye ngo igitekerezo cyo kuza gukina muri filme wabitangiye kera. Iyi filme yaratangiye gutekerezwa ku buryo za ikinwe kuri uyu munsi wa none ryari imaze nk'imyaka ingahe? Iyi filme abakinyi uyu munsi amakuru ndayamenye vuba ko tuzokina iyi filme nta minsi irahera ariko ntabwo byangoye cyane kuko n'abandi mushasha. Niki cyakugoye muri casting? Icyangoye novuga ko ubwoba ntibubura uri imbere ya kamera ariko nk'umu artiste cyangwa se ugomba kuba perform ikintu runaka bagomba kwikora n'ubwo bwabo mukabikora. Abantu bakurikiye cyangwa se bategereje amatsiko menshi filme Ingaruka y'Icyaha ni icyubahishye cyane icyo bababwira muri kano kanya mu gihe filme itari yasohoka? Icyo mbayishije rero sasa nuko ntababwiye ko inga filme yatanguye ahubwo icyo nobasaba baje kuri channel yacu basubira akazogera bayirebe. Ni filme iryoshye cyane kandi ifite n'inkuzenya n'icyo yigisha buri umuntu wese. Yego. Murakoze. Turasuje namwe. Turabasuhuza natwe. Bimeze neza? Turashima. Ndabafite confidence nyinshi. Yes. Izabatsika rero bakinnye uyu munsi. Nta kibazo tu. Mazina yitwa Nduwimana Jean Marie ariko muri filme nakinye yitwa James. Ukina gero. Nyina role nkora akazi ariko gasanzwe nyene mu mibereho ariko nkakina nkunda mukobwa uyu mushiki wacu kandi nkongera nkakina role tubana na petit frère ari genda mwishurira iki ishure. Ni inshuro ya mbere waba ukinnye filme? Oya sijya mbere nkinye filme. Sanzwe ufite n'izindi wakinyemo? Muri izi nyene nko muri ntuzenya muri Tiger Empire narayikinyemo nyinshi cyane zirimo. Niki cyavuye kuri site uyu munsi? Kuri site bitewe n'igihe cyari giheze nta gitinga wenda mbere nk'ubwa mbere tugitangura nari numva nyene ndi muri mood ariko nyene bya bindi akantu nyene katabura kafiya hageze igihe numva ko menga nabuze ibitekerezo ariko nyene kubera umusirikare yamagerageza kugwanya uburyo bwose muri uwo mwanya nkigera kuri scene nagerageje ndongera kugira iki kujya muri mood. Ubungubu noneho witeguye ko indi site ikindi gihe itazongera kugura nk'uko uyu munsi byakugoye? Oya ubwo nzoheraho nari ngejeje bizoroha cyane. Iyi filime rero Ingaruka y'Icyaha ndakeka nganira na director ajya kuyitegura ntabwo yabigutumbuje. Iyo filime ifite intego muri sosiyete y'abantu bagiye kuyireba hirya no hino batandukanye. Iyi filime nkuko muri title yayo ivuga ngo ingaruka z'icyaha sinovuga intumbero yayo cyangwa inyigisho yayo kuko harabotuma noba ndangije filime igikomeza bivuze ngo ngomba kugumizaho iki isanganyamatsiko ahubwo nk'aba followers ndavuga ngo bashishikare kuguma bayireba ndetse banadufollowinga kugira abagirente bamenye ngo ese ingaruka z'icyaha nimba twarabonye yuko uriya mukobwa yakunze abantu bavukana ese bizaherera bizagenda gute. Iyo ni iki ako nako kantu nk'aba followers ko batumira kugira ndetse bakurikize kureba aho bizogarukira. Twebwe nk'urubyiruko ndetse n'abajene muri iki gihe abantu benshi kuri social media bareba ibintu atari kugira ngo bamenye inyigisho kugira ngo barexinge cyangwa se bishime gusa nta kintu bikurikiyemo. Ese iyi filime yanyu ni filime y'ingeri zose ku buryo n'abakuze bayireba ikabigisha abana bato ndetse n'urubyiruko? Cyane yakwigisha mu miryango ko mu byo twakinye hari aho twakinye hagaragaramo abapapa bivuze ngo ni umuryango n'abavyeyi, hari aho twakinye arugwaruka bivuze ngo hose site zose abantu bagenda bagira iki bisangamo. Okay,
icyo wabwira abantu ni iki muri kano kanya Eh, abantu bategereje filime bababwira iki kano kanya murakoze je nk'ikintu nobabwira ku bantu bategereze filime ahubwo bashishikare kugira iki kuguma bicaye bategereje bareba ibindi tugiye kugira iki kubashiriraho ndetse babashe no kubona igisubizo kizima bisunze kuri filime yacu ndetse bashishikare no kugira iki kuduha subscribe kugira ngo ndetse dushishikarire kubazanira izindi nyigisho binyuze muri filime yacu. murakoze cyane ku mwanya wanyu Thanks. turabasoje turabikirije mwiriwe neza yego turashima basanze kuri site yego ubwo nahagera nsanze igikorwa kirangiye simbi namugikomeje ya igikorwa cyo turacyagikomeje kuko iyi ni intangiriro ntaho biragera kuko ntekereza ko iyi filimi twari dukora ni nkaho ariyo episode ya mbere urumva rero ko turacyakomeje kuko hari byinshi dukeneye gukoraho ababakitazi benshi tugenda duhura akaba mu gihe nashwanye na director kubera kumva rero ntashoboye abandi wenda nashwanye na banyeshuri kubera amafaranga n'ibiki ese wowe ku kintu kijyanye na role ntabwo sinzi ukuntu mwabivuganye wenda hari byaba byakugoye kwakitinga mu buryo bakubwiye ya rero buriya nta kintu kitagora kandi ibintu byose nanone bipfira mu mutwe iyo bikomeje birakomera wanabyoroshye bikoroha kuguha role ntabwo bisobanuye ngo niwe bayiguhitiramo ushobora kubanza ukareba nimba uzayishobora cyangwa se nabo ubwabo bajya kuyigwa ko babanze kubareba yuko uri parodi yayo so rero njye ndumva role nari mfitemo ntacyo yari ntwaye kandi ntawayimpatiyeho nta muntu nagiranye ibibazo nawe haba abakinnyi haba abadukoresheje abo bose numva nta kibazo dufite kereka ari uwo nagiranye ikibazo nawe mu mpande rumwe bajya bakora filime wenda mu myaka ya kera hanyuma imbere y'igihe cyangwa imbere y'igihe kinini igihe kinini cyashira akicuza ibyo yakitenza ko ati iriya filime wahise bajya biriya bintu nakoze kera igwampa amahirwe ngubu sinakongera kubisubira bisubiye inyuma ukurikije role wakiniye wakoze bisobanuye nko kugira kwicuza ntabwo nayicuza uri proud ku buryo utazayicuza n'umwana wawe ati byari ibintu nakinnye ntabwo nabimwicuza kuko ahubwo impamvu ya mbere ibintu nakinnye njye nakinnye ndi umuntu ufite inshingano kandi ndi umuntu w'umupapa mu rugo kandi koko mu by'ukuri ntekereza ko n'umwana nabyaye ntabwo yananirwa kugira imbaraga zo kuba yagira inshingano nawe ibyo rero ntabwo nabyicuza yego filime ingaruka y'icyaha abantu bayitegereje amatsiko menshi bifuza kuyireba ndetse n'abagiye kwandika comment bavuga ati irajyaho ryari ese bahishiwe iki bategereze iki bitega iki muri filime anyway cyambere nabanza mpere ku rubyiruko urabona ko iyi filime irimo abana irimo urubyiruko ikabamo imiryango abantu bakuru urubyiruko harimo benshi usanga baba barataye amashuri kubw'impamvu runaka bajya mu bintu by'ibiyobyabwenge cyangwa by'ubusambanyi mu bintu runaka mu kujya mu nshingano bagafata inshingano bataraherwa uburenganzira cyangwa se bataremererwa hakongera hakazamo nanone ababyeyi uburyo ki bagomba kwitwara mu ngo zabo so harimo abananirana ariko byanga bikunda nta kintu iyo nubashe kuyireba wowe hari igihe izaguhindura cyangwa se ikabasha no kukubaka rero icyo nabwira abantu wese uzayireba agomba kuyihanga amaso ahubwo agakurikira inyigisho nk'uko twaziteguye niki cyakugoye uyu munsi ikintu cyangoye cya mbere cyabayeho ni ukubasha gukina uri umupapa ari gukinana n'umuntu utaruzi mu buzima utaranabona bwa mbere kandi noneho ukamemo ugakinana n'umuntu mudahuje ebana ururimi yenda ibyo yavugaga nabyumvaga n'ibyo yavuga ndurabyumva turabihurizaho ahubwo ebana byangoye cyane no kongera kuza gufata izo nshingano nyine zo kuba umubyeyi mu rugo utarumenyerewemo mu bantu mudasanganywe mbese iki kintu nicyo kintu cya mbere cyangoye ariko nyuma uko byagiye bigenda bitambuka nagiye mwibonamo nyine mbona ko ari umuntu dusangamo wakoze kubw'umwanya wawe yego namakoze cyane ndagusuje cyane murakoze
umeze neza, ni wowe wampamagaye kuri iyi site, ni wowe nyiri Taiga kandi ukabona Taiga yamenyewe. Ya urakoze nanone ni Taiga nk'ibisanzwe, Taiga killer, bad boy, bad man. Ya so amazina ni Valence mu busanzwe y'ababyeyi, ariko ni Taiga muri societe, muri rubanda nyamwinshi. So ntabwo ndi kubaza ibibazo byinshi, nabibonye filime wakinyemo kandi ngo nawe wanayanditse. Ese ikintu twakubaza bwa mbere, abantu bose bategereje kumva igitekerezo wabikuye ku cyo wanditse filime y'iyi ingaruka y'icyaha. So wenda tutatinze cyane, ngira projet nyinshi. So rero ingaruka z'icyaha, impamvu nahisemo kwikina uyu munsi, nabonye nyine ko nico gihe turimo. Umvise nibwo buzima abantu tubaye benshi babayemo, nashatse nyine kugira nereke rubanda nyamwinshi ubuzima tubayemo, sibyo? Kuba filime narayise ingaruka z'icyaha, nuko nyine impamvu ibyo nakinnye ni ibyo abantu dukora umunsi ku munsi. Umvise ibyo rero abantu dukora, ubugira ngo ubyereke n'abandi, wenda bagira ikintu babikuramo. So filimi umwana yayireba, umuntu uri mukuru, umusaza, buri muntu wese ayisangamo. Tukiri aho ngaho, iyi filime ukuntu yanditswe ko ari story y'umuryango, ishingiye ku nkuru zabayeho cyane ibintu watekereje? Ntabwo ari ibintu natekereje, ni inkuru zabayeho. So zabayeho ku bantu bamwe nzi, ariko nyine bakambwira nk'iyo story nkumva nyine ni ngombwa ko umuntu yayikina. Nk'umuntu nkawe uri kwinvestinga muri filime, uri mushya kandi ni ibihe bintu bikugora, ni izihe challenges zigufacinga cyane? So njye wenda mpere nko kwagitinga nta kintu na kimwe njya numva bintwaye, rero yose nyine mbashije mbonye ndayikora. So rero ikintu cyatuma nyine wenda impinduka mbona, nkumva nyine ngize nk'ikintu cy'ikibazo, nk'iyo nateguye gukora ikintu wenda kigapfa biterwa n'impamvu runaka. Icyo nicyo kintu kingora kuri njyewe, so nta kindi wenda. Cyangwa se kuba nategura filime, namara kwitegura nkumva ngo wenda umukinnyi yaragiye, ngo yagiye mu bintu runaka, ibyo byo birangora kandi n'umuntu wese. Reka dusoza, reka nkubaze ikibazo cya nyuma abantu benshi bategereje, nta wundi nakeje nengeye kukibaza. Iyi filime izajya hanze ryari? Abantu bitega iki? Kuva uyu munsi ikiganiro kigiriye hanze, nyuma y'iminsi 3 episode ya mbere irabiri hanze. Bazajya bibona kangahe mu cyumweru? 2 mu cyumweru. Urakoze cyane kuri ikiganiro tuhaye. Urakoze nawe. Muraho neza? Meze neza. Basanze kuri site ikibazo cyane ngiye kubaza cy'amatsiko, uri umupapa cyangwa uri umusore? Ndi umusore. Ni ubwa mbere ukinye filime? Ni ubwa kabiri. Iki cyakugoye kuri site? Igihe nicyo cyakugoye kucyubahiriza cyangwa cyabaye? kucyubahiriza. Yego. Director ariko yakwihanganisha. Yego. Ku bantu bakurikiye iyi filime bayitegereje, ni iki bahishiwe cyangwa icyo bababwiraho wakongeraho? Ntabwo najya kure y'ibyo bagenzi banjye batangaje. Turacyakora kandi turakora cyane. Ibyo mbashishikariza ni ugukomeza nabo bakihera ijisho, inyigisho ni yayindi, nta gusubira inyuma. Yego. So ni iki wabwira urubyiruko ndetse n'abantu bazakurikira iyi filime, ingaruka z'icyaha? Uko byagenda kose hari aho bihuriye n'isi ya none. Yego. Nicyo wababwira? Icyo nababwira, filime si iy'abana, si iy'abantu bakuru gusa, filime ni iy'abantu twese. Twese tugomba kwisangamo, niyo mpamvu hajemo ingaruka y'icyaha. Nakoze cyane. Mwiriwe. Mwiriwe. Bon après-midi. Bon après-midi. Comment vous allez? Ça va bien? Umeze neza? Oui. Bakibwira abadukurikiye kuri Taiga Empire. Amazina yanjye nitwa Clarisse Uwineza. Yego.
Clarisse Uwineza tugusanze hano kuri site. Nawe wakinaga muri iyi filime Ingaruka z'Icyaha. Yego. Wakinaga rero Nakinye ndi umumama ariko nkakina nyine nshitinga umugabo. nk'urubyiruko cyane cyane abakobwa bari muri ya myaka nyine 25 kuzamura, akenshi rero zo gukina abana ni ibintu biba bigoye cyane. Ese biba byakira udavuga ati uzakina uri umumama? Oya, biba bigoye kuja mu ruhande utarimwo, ariko ni vyiza cyane nyene mu gihe uba ufise ikintu ugomba kwigisha abandi, kwakira nyene ugakina nawe ukisanisha n'abamama inshingano zabo, kuko niho twese tuja. Hanyuma bakimara kubwira ko uzakina n'umumama, icyo gihe ntabwo director yagusobanurira ukuntu uzakina umeze, noneho hakiyongeramo n'ikintu cyo guca inyuma, gucana inyuma. Ni ikintu abantu benshi badakunda cyangwa se batagaragaza kenshi, aba yumva nyine ibyo bintu atabikina. Wowe wabyakiriye gute? Okay, jewe biba bigoye nyene kuvyumva ndetse biranavunanye gukina, ariko ugomba kuvuga ati niba ari ikintu kibaho muri societe ngomba kucerekana nkigaragaza nkavuga ati ndiko nkina ubuzima buba hanze hano, abandi abamama, abantu bakiri bato, abana n'abasaza bose bakareba ibintu tubamo hanze ndetse bakabasha no kubigwanya. Ikintu wavuga kuri director wanditse iyi filime, abadirector filime baba bazishoye n'amafaranga yabo. Iyo yanditse script abagira ngo script uyisome uyivuge nk'uko yayanditse. Ku bijyanye n'ururimi ntabwo byakugoye kubahiriza amabwiriza ya director wawe? Okay, biragoranye ariko biba bigoye nyene kugendera ku rurimi rumwe mu gihe uri kurakinana n'abantu mudahuje ururimi. Hari igihe usanga wabaganje canke bo bakuganje, ugasanga ururimi ugiye uruvanga. Ni iki kintu cyakuranye cyangwa se cyakugoye kuruta ibindi? Ikintu cangoye kuruta ibindi ni ugukina scene nyine igaragaza ko ndyamye mu buriri. Wumvaga umeze utatekerezaga gute? Nyine numvaga kubera ko abantu hanze ntibabibona kumwe, hari abatabasha gutahukirwa niba ari gukina cyangwa ari ibya nyabyo, ugasanga bari bigendeho ku rujijo nyine kuri ibyo bintu babonye. Ariko ikintu nababwira ni uko kuba ari gukina ntago ibintu biba babona ari ibya nyabyo. Ni inshuro ya mbere ukinnye filime cyangwa wari usanzwe ukina filime? Oya, si inshuro ya mbere, ndakeka ari nk'inshuro ya 4. Bakijya kumvisha ko ugomba kuza gukina muri filime Ingaruka z'Icyaha, ntabwo byagoranye kuko babikumvisha? Oya, kubera ko muri societe biba ari byiza kugira ngo abantu dufashanye, dukorane, tubashe kugaragaza ibintu bitandukanye muri societe byigisha abandi. Urakoze kubw'ikiganiro duhaye, ugira umunsi mwiza.